nongeye nguhaye ikaze wo kuri iki biganiro ku Muringa TV. Ndi George. Ni amakuru atandukanye by'umwihariko, ariko uyu munsi hari ikintu cy'ingenzi tugiye kureba hamwe. Iki kintu cy'ingenzi tugiye kurebera hamwe ni icy'imitekerereze. Hari ukuntu uba muri sosiyete runaka ibamo abantu bakwanga, bagufitiye ishyari. Rero ni gute ugomba kubyitwaramo kandi ugakomeza umurongo wawe n'inzira yawe utagize uwo ubangamira, ariko nanone bitakubangamiye mu mikorere yawe. Mu buzima bwa buri munsi hari igihe umuntu ahura n'ibihe bikomeye, abantu bamwanga, bamuvuga nabi, cyangwa se bakamushinja ibintu bitari byo. Ibintu rero byagiye biba ku bantu benshi, ariko burya nta nubwo biba bishingiye ko wa muntu ari mubi, ahubwo hari n'igihe biba bishingiye ku bantu bamwanga. Ni gute rero wabyitwaramo? Buriya ngo abantu bakwanga benshi ni abafite ikibazo runaka ugiye kumva muri iki kiganiro. Noneho ni gute wowe wanabyifatira? Ni gute nyine wabyitaho ugakomeza urugendo rwawe utabangamiye, ariko nanone nawe batakwangirije amarangamutima ngo ube wateshuka inzira? Kuko burya kurakarira abandi bantu cyangwa se gusa nk'aho ubitwaraho inabi, biba bisa nk'aho urimo wiyangiza nawe ku gice kimwe, aho kuruta uko wakomeza kwiyubaka ndetse no kugera ku bindi byiza. Burya rero ngo abantu benshi babanga umuntu bashobora kuba babona afite impano, viziyo cyangwa se intumbero nziza kubarusha, imico mbonera idasanzwe. Mu buryo bwa psychology, abantu benshi ngo bakunze kwanga abandi babiterwa n'ibyitwa fear of difference. Ni fear of difference. Iyi fear of difference ituma batinya wa muntu kuko wabona nyine badasa. Uzarebe n'umuntu nawe ubonye mudasa utangira kumukemanga cyane. Rero iyo usa nkaho uri kumwe n'itsinda ryamugiraho ububasha, muba mushaka kumukasa no kumushyira hasi, kuko muba mutekereza ko yabajya hejuru cyangwa se yaba yisumbuye kuri mwe. Nibyo bikunze kuba rero kuri ba bantu, mu buryo nabo ubwabo badashobora no gutekereza yewe. Wabanza rero ukamenya kubera iki bundi wamugana abantu bakwanga. Tugiye kurebera hamwe ingingo zishobora gutuma abo bantu bakwanga cyangwa se abantu batakwibonamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa nanone aha ngaha tugomba kumenya ko hari abantu nabo baba badafite imico mbonera, ku buryo ituma umuntu nyine ugasanga nyine nawe ntago akwiye. Bisa nk'aho abantu bamwanga kubera ko bifite ishingiro, nubwo nta shingiro wenda wagira ryo kwanga umuntu, ariko mu buryo bumwe cyangwa nanone hari abantu bagira imico mbonera idakwiye, ku buryo uba usanga badakunzwe. Ariko noneho hano turi kureba umuntu ufite imico mbonera, ariko noneho ni iki gishobora gutuma abantu bakwanga? Ba bantu baba bakureba ukabona nyine ntago bagusekeye. Rero ikintu cya mbere bakunze kuba bafite icyitwa projection theory. Ni umugabo witwa Sigmund yabivuzeho. Kukugirira ishyari rero ngo ni nka insecurity. Ni nko kumva nyine agufitiye ifuhe, ariko ni umutekano mukeya. Tekereza biga mu ishuri ukabona umunyeshuri cyangwa abanyeshuri bose bari kuza ni abahanga. Humva ushobora kuba watuma wenda babahanga bajya mu yandi mashuri kugira ngo utazaba wowe wa nyuma. Cyangwa se tekereza uri ahantu runaka mugiye gusangira n'undi muntu ifunguro, ukabona haje abantu benshi kandi ifunguro ari rito. Utekereza ko abo bantu rero bashobora kuzagucura, kandi wenda ushobora no gusanga bari bukoresha irindi cyangwa se batarya ibyo biryo mugiye kurya. Rero nanone ibi ngibi bite nk'uko Sigmund abivuga, akenshi bishobora guterwa n'uko abantu baba bumva batari sekiwa kuri wowe, kuko batekereza ko ugiye kubaruta cyangwa se ugiye kubajya hejuru. Ni bya bindi twahoze tuvuga, ugiye kwisumbura kubarusha. Ikindi kintu cya kabiri ni cyitwa social comparison. Iyi social comparison rero ni igitabo cyo mu mwaka w'1954 cy'uwitwa Leon Festingers. Uyu Leon Festingers yabivuzeho. Abantu biyumva nabi iyo cyane cyane babonye umuntu basa nkaho batandukanye. Rero baba bumva wa muntu usa nkaho batandukanye, kandi babona ko ibyo akora bisa nkaho byisumbuye,
bahita batangira kubona ko wa muntu abisumbuye. Nicyo gituma rero rimwe na rimwe bashobora kukwanga, ariko ngo bisa nkaho nabo byiza n'abatabitekerejeho. Gusa ni cya kintu cy'uko umuntu buri gihe aba ashaka ko wenda yaba ari imbere, cyangwa se itsinda ry'abantu be basa nkaho ntacyo bari sekiwa, bumva ko nta kibazo. Rero iyo babonye umuntu usa nkaho yisumbuye, burya n'abanyarwanda barabivuga ngo cya giti kirimo imbuto nicyo abantu bateramo amabuye. Ubundi igiti kitarimo imbuto nta n'inyoni yahungiyemo, cyarakokose, nta mashami nta mababi, icyo giti burya nta muntu wagitera ibuye se urishaka yiki, waba umeze ute? Ntekereza ko ari we waba ufite ikibazo. Ubwo rero rimwe na rimwe cya giti kirimo imbuto nicyo bateramo kugira ngo wenda bahanure za mbuto, cyangwa se bahanure ikirimo. Ikindi kintu cya gatatu ni ibyitwa group treat theory. Amagroupe treat rero theory ni amatsinda y'abantu ahora arwanya abantu kugira ngo arengere icyubahiro cyayo. Iyo uri umuntu ufite ibitekerezo bishya, impano idasanzwe, cyangwa udafite imico nyine isa nk'iy'abo bantu, bashobora kuba bakoresha ibyitwa resistance to change. Ni nk'uburyo runaka bwo kwirinda, cyangwa se bwo gutuma nabo bumva yuko bagomba kuba bari sekiwa, bisa nka bya bintu byo hejuru. Rero bikaba byatuma rimwe na rimwe abantu bakwanga. Hari ikindi cyitwa negativity bias. Iki rero burya ngo abantu bakunze kwita ku bintu bibi kurusha ibyiza. Wabyumva ukumva wenda ntabwo byumvise, ariko uzareba umuntu ushobora kumukorera ibintu byiza 10, wakora ikintu kimwe kigahita cyangiza bya bindi. Uzumve hari inkuru nto yigeze kuba ngo umuhanga witwa Albert Einstein, muramuzi uyu nguyu, ni wa mugabo wari umuhanga cyane, bavuga ko yari afite IQ yo hejuru, ni n'abakoze ibi bintu bijyanye n'imbaraga rukuruzi, bari mu baziremye cyangwa se bashyizeho amategeko yabyo. Aza no kurema ikintu gikomeye cyane, kuko niwe wakoze mu buryo runaka bw'ubushakashatsi bwakoze iki bombe atomike, cya gisasu kirumbuza ariko cy'imyuka y'urwungikane cyangwa iri kumwe, ishobora kuba yajya mu gace runaka ikagahumanya. Nacyo bakoze rero bari ko Abanyamerika batera mu mujyi witwa Nagasaki ndetse na Hiroshima, ni mu Buyapani, ni mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi yose. Byanatumye rwose Ubuyapani bumanika amaboko. Rero nari ndi kuvuga kuri Albert Einstein. Ngo Albert umunsi umwe yari arimo yigisha isomo, noneho ngo yandika amara ya 9. Arandika ati kwa kundi nyine uvuga ngo 9 9 rimwe ni 9, 9 kabiri ni 18, 9 gatatu 27. Arakomeza byose, ageze ku 9 10 yandika 101. Urumva 9 10 ni 90, ariko yandika 101. Abantu bari bari aho n'abanyeshuri barasetse, baravuga se wa mugabo ufite IQ yo hejuru, ubuhanga yaturubuye se? Mwagiye mubona ukuntu abarimu b'abahanga abanyeshuri bajyaga babanyega ngo wenda ngo afite ukuntu yambara, ngo cyangwa afite imyitwarire runaka, ngo buriya ngo yacumbye, ngo yaturubuye, ngo yaziwe, ngo byajaguye, cyangwa hari ukundi kuntu babivuga. Nawe baba bati se ni gutyo bimeze? Nuko umunyeshuri umwe cyakora aratinyuka ko yumvaga ibyo bari kujujura, ati mwarimu wibeshye. Arageza aravuga ati ntago nibeshye, nirindi somo rishya. Bati wibeshye? Ati se gute? Nuko arangije arababwira ati ariko tekereza igihe cyose nabigishirije, urebe n'iyi mpara yoroshye idasa n'isomo twari turi kwiga nanditse, yibeshyamo akantu gato niko gateye wenda kumvugaho ndetse n'uko muntekerejeho kurusha kureba ibindi bintu by'ingenzi twarebye mu gihe cyashize. Aka ni kakandi kitwa rero negativity bias. Ibi byose rero biba mu bantu, bishobora kuba byaza bikaba byatera iki kibazo. Rero ni iki wakora niba abantu bakwanga cyangwa batakwiyumvamo? Ntubabangamire, ariko wowe ugakomeza ibintu byawe, kandi amarangamutima yawe nayo atangiritse. Hari ikintu cyitwa emotion regulation. Umudogiteri witwa Dr. James Gross wo muri kaminuza yitwa Stanford yavuze ko ugomba kwigirira icyizere, by'umwihariko ugatangira gutegeka amarangamutima yawe.
avuga ko nk'igihe wenda uri kuganira nabo cyangwa se usa nk'uri gutanga ikiganiro cyangwa ubegereye, hari ibintu bigera kuri bitatu ugomba kujya witaho. Ikintu cya mbere ni icyitwa deep breathing, ni uguhumeka gake ariko usa nk'ushyize umwuka hamwe. Ikindi kintu cya kabiri, jya urangwa n'umutuzo, utinde gusubiza, mbese banza utekereze ku kintu ugiye kuvuga cyose. Ikindi kintu cya gatatu, jya ukunda guhita ukoresha amarangamutima yo gutuza kandi asa nko gutekereza mbere y'uko basubiza, ntukajye ubasubizanya uburakari. Ubushakashatsi bwakozwe rero bwagaragaje ko abantu bakunze gukontorora amarangamutima bagatuza ndetse bakavuga basa nkaho bagabanyije uburakari, bakunze kugira iterambere, amahoro mu mutima ndetse no kumva banyuzwe. Ikindi kintu cya kabiri ni setting boundaries, gushyiraho imbibi cyangwa se imipaka. Hari umudogiteri witwa Dr. Henry Claude, avuga ko imbibi si ugudatuma abandi bantu nyine bakwinjira mu buzima, ahubwo ni ugutuma batarengera mu buzima. Ikintu cya mbere, ntukajye wemeza umuntu ibintu runaka mu gihe atabyumva cyane rwose. Muhe fagiteri zigaragara ariko ureke gusa nk'ufata inyundo ngo uyimukubite kugira ngo ibintu abyumve. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, ntukigire inzirakarengane cyangwa ngo usabe ubufasha kuri uwo muntu niba koko asa nk'utakwemerera. Muhe fagiteri z'ingenzi, umwereke igishoboka ariko ureke kuba watuma nyine kujora rimwe na rimwe niba bari abantu bakujora ku buryo bigorana cyane. Ikindi kintu cya gatatu, ugerageza kumva ibitekerezo byabo ndetse wowe unabishingireho, ushyiraho icyawe ariko bumve yuko ibitekerezo byabo nabyo wabyumvishe kandi wabihaye agaciro. Hari ikindi kintu cya gatatu rero by'umwihariko ni icyitwa self validation, ni ukwiyemeza ubwawe ariko ukishyira ku kirango runaka. Ni umuhanga witwa Christy Neff wabivuzeho. Kwishimira rero kugera ku ntego zawe ndetse ukumva ko hari ibintu wagezeho wishimye, ukazamura amarangamutima yo kwiyubaha ndetse no gukora ibintu mu buryo bukwiye, bizatuma ukomeza gushyira ibintu mu mujyo ndetse n'abaguca intege bizabagora cyane. Ikindi kintu cya kane ni ibyitwa quiet confidence, ni ukuvuga ngo gira umutuzo n'icyizere ariko bisa nkaho rwose bihishe. Abahanga bavuga ko kwihagararaho utavuze ni kimwe mu bimenyetso by'ubwenge buri hejuru kandi bituma ugera ku bintu ukanatekereza ibintu mbere y'uko ubikora. Bizamura icyitwa high emotional intelligence, ni ukuvuga ngo ni ikigero cy'ubuhanga cyisumbuye kiri hejuru. Ikindi kintu cya gatanu, compassion without self sacrifice. Iyi compassion without self sacrifice ni ugusobanukirwa ko rimwe na rimwe utagomba kwitanga kugira ngo hari ubemeze, ahubwo ugakora ibintu mu buryo bwawe. Ikindi noneho, gerageza kubafasha udashyizemo umwiryane cyangwa kwiyitaho cyane wowe. Noneho ahaho nyine we ntiwibabaze kugira ngo wowe ubashimishe, ariko nanone ntugire undi nanone nawe ubangamira, ahubwo kugira ngo wowe wishimishe. Fasha uwo ushoboye uwo ari we wese muri abo ngabo, ariko nanone ntiwibabaze kugira ngo hari wenda ubashimishe. Abashakashatsi benshi nk'uwitwa Goleman mu mwaka w'1995 bavuze ko umuntu udakunze gusubizanya uburakari watekereje ku bintu ahoshya intambara kandi akagera ku byiza, akenshi ntabwo aba asa nkaho yinaniriza intekerezo. Ikindi, jya uhagarara ku kuri kwawe kandi ugushyire mu mujyo, ureke kujarajara mu bitekerezo byawe. Ikindi, niba bishoboka ibintu utazi jya ugerageza kwirinda kubyemeza cyangwa se gira ibyo wirinda gusubiza,
kugira ngo batazaheraho babonye ko wenda ibintu runaka wabyemeje ariko ukaba utabizi, noneho bagahita babona akito ko gukomeza kugusenya. Ikindi, komeza gukora neza ibyo usanzwe ukora kandi use nk'aho utabitayeho, ariko nanone ntuse nk'ubihenuraho. Ibi rero bizatuma babona yuko basa nk'aho bakurenganya kandi babone yuko utaje kurwanya, musa nk'aho mutandukanye ariko ntuje kubarwanya. Bishobora kuzatuma rero batangira kukugarukira, kandi niba batakugarukiye, ibi bizatuma intego zawe uzigeraho mu buryo bwo kutagira ubangamira kuri uyu mubumbe. Muzi ko hari fenomene ivuga ko ibyo dukora akenshi bitugarukira, ni nka karma. Rero akenshi iyo ukoreye nabi abantu nawe birakugarukira, ariko iyo ukoze neza kabone nubwo ibintu bitaba biri kugenda neza uyu munsi byanze, ariko ejo siko bizamera. Iyo abantu bakwanga cyangwa bakurwanya ntibivuze ko uri mubi, kenshi bivuze ko bagize ubwoba, ishyari, batinya impinduka. Muri psychology bivuga ko icyo ari igihe cyiza cyo guhagarara ku ndangagaciro zawe, kuzigena, gutuza ndetse no gushyiraho imbibi mu byo ukora. Gerageza gushyira mu mujyo ibintu byawe neza, amaherezo bizagenda neza, kandi abafite ubuhanga mu kuvumbura bazabona ko nta kintu kibi wabifurizaga, ahubwo ari uko wari utandukanye nabo rwose. Gerageza kugira amarangamutima yo gushyira ibintu mu buryo, kandi wirinde wowe kuba akito kuko warenganya abandi, ahubwo umuntu ushyira mu ngiro ibikorwa bye. Imana y'amahoro ibeze rwose. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Ciao nawe ubutaha. Ikindi gitekerezo runaka twasangira muri iki kiganiro wakitwandikira muri comment section, kandi ugakomeza kudusangiza n'ibindi bitekerezo cyangwa se n'ikindi kintu runaka, nuko wenda ibiganiro bitandukanye byacu byagiye bigufasha. Ndi Josh.